wa gatandatu mwiza, isabato nziza kuba dukurikira mwese hano kuri KTV News. Tuje kubagezaho rero amakuru yo kuri uyu wa gatandatu. Turi burebe ingingo zitandukanye. Itegeko nshinga, urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwatangiye kurisuzuma. Turi buze kureba umushinga wo kurivugurura aho ugeze. Itegeko ririvugurura niryo riri gusuzumwa. Hanyuma turi buze kureba amakuru akomeye cyane y'ibyavuye mu byo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje. Turabihuza n'ibyo muri Kongo, ibyavuze kuri Kongo. Turerekeza mu bindi bice bitandukanye byose turebe amakuru ari kuhavugwa. Wa mukwanda gusuhuje, waramutse neza? Waramutse neza Cyprien, nanjye ndakwikirije bwira n'aba vandimwe bacu tubana ku rubuga badukurikirana buri munsi. Mbabwira nti rwose isabato nziza, umunsi w'umunezero, bagiye isabato nziza. Adventiste bagiye isabato nziza n'abandi, ariko ibyiza ntabwo twabura kubibifuriza. Niko bimeze. Unyemerere rero dutangire tureba hakurya uko bimeze. Hakurya ikintu kiri kuvugwa ni uguhura kwa Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abanyamadini muri Kiliziya Gatolika ndetse no muri Eglise du Christ au Congo. Bahuye baraganira, ibiganiro rero byamuhuje n'aba banyamadini bikaba kanini byibanze ngo kubijyanye n'ibiganiro ngo bidaheza, ndetse no kureba uburyo ngo ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo nacyo bakiganiraho. Barangije baganira no kubijyanye n'ivugururwa ry'itegeko nshinga ku mpaka zihari. Uyu muhuro wa Tshisekedi n'abanyamadini hari ababibonye yuko nyuma yuko abohereje mu Burundi we nawe yatangiye gusa n'abiyegereza kugira ngo ashake uko yabasobanurira neza bya bindi nyine ajya avuga ngo n'abanyamerika babisabye, abasobanurire neza yumva icyo atekereza. Benshi bakabibonamo rero nko gushaka gusa naho agira influence mu byo aya madini yatekerezaga cyangwa no kubiyegereza kugira ngo ibyo baharanira babiveho. Bongera nibaza eske kizedabona umwanya wo kuryama kubera iki se? Urebye nko mu minsi nk'ibiri cyangwa itatu ukareba ingendo agizemo uburyo agiyemo. Nose Kizedi ntitabiriye inama injamena muri Chad ejo bundi. Yavayo sinzandi yagiye ngo Murangora kumubona amero ari umuntu uri mugendagenda cyane. Ariko se urabona afite igihe cyo gutuza. Abanyagatuni urabona afite igihe cyo gutuza. Ntabwo bishoboka, ntabwo wasinzira n'ibibazo bibiri hari hano biri mu gihugu. Ariko we kuko azi byinshi kurusha n'abaturage na guverinoma yiwe. Azi byinshi ni nayo mpamvu bavuga ko rimwe na rimwe inkora akabisya akisinzira nta kibazo. Hari uwamutera kudeta se? Ariko ko kibikoraho kandi barabigaragambye bavuga yuko bashaka yuko yegura akava ku butegetsi. Abantu bavuga yuko wegura banakubonye ntibakweguza. Uyu mwanya rero nkugezeho iri tangazo ryihutirwa cyane. Nkubwire abantu mwazengerejwe n'ikibazo cy'igifu, indwara y'igifu, indwara y'umutwe. Mujya muvuga ngo n'umutwe wananiranye, umutwe wabazengereje. Mbwira abantu mwazengerejwe n'uburozi yabo bw'ibitegano, bw'ibihuherano, Nyabingi, Karande, ababuze urubyaro, namwe mbafitiye ubutumwa cyangwa se n'abagumiwe. Mbabwire yuko mbazaniye muganga afite icyicaro Uvira ndetse n'Igoma ku mugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe arabafasha uburyo bwo gusuzuma. Ushobora kumugeraho cyangwa se ukamwoherereza amazina n'ifoto, hanyuma afite uko abigenza akagusuzuma. Abashaka no kwiga nanone ibijyanye n'ubuvuzi bwo kuvurisha ibimera, ndagira ngo mbabwire yuko mwashyizwe igorora. Muganga ari bubaze kubafasha. Uyu ni umurage w'abakurambere nawe wawusigarana. Kuri nimero rero akamenyetso ko guteranya 2 3 9 8 1 2 5 7 niyo nimero muganga ari buze kugufashirizaho. Muvugishe bariya ntibagutera kudeta. Bara ntambaraga bafite. Ntambaraga bafite barabigaragambya.
wari uteje ubwoba bivuga ko bamajeje kumuhereza n'abarushaho gusanga baranahawe bakazakora imyigaragambyo gusa yo kwamagana gusa yo kwerekana baranahawe. Ubushize nize kubwira nti uzashake amakuru yose umbwire ngo Martin Fayulu akora akahe kazi. Ariko aranacecetse muri iyi minsi, abantu babitekereze kabiri. Martin Fayulu aracecetse, twegereje itariki ya 22 ariko aracecetse, ne muntu ucecetse ku rwego rudasanzwe. Buriya muri aba bantu barwanya Tshisekedi batavuga rumwe nawe, abantu bavuga bariteriye muri izi dosiye ni Moise Katumbi na Delice Sanga. Moise Katumbi ni ufite imbaraga, Delice Sanga nawe ni umubosi ariko ntabwo ari populaire. Ntabwo ari populaire. Populaire turayumva kuba mu baturage afite abanyamuryango benshi ntabafite. Tshisekedi afite igihugu, imihigo bya n'ibiti imihigo byavuyeho, amafaranga yose akoreshwa muri campaign ziwe. Niba usanga abakitambitse gahunda ziwe yaba inteko ishinga amategeko baratora bagatora 99%. Ibyo zidashaka sena memushoza urukiko niko bizabigenza. Rwanatangiye imirimo ubyibuke, rwatangiye imirimo yo kwiga kuri wa mushinga uvugurura itegeko nshinga, mushinga w'itegeko, mushinga wa referendum. Ejo kuwa gatanu nibwo nabonye batangiye kuwigaho, ubwo turaza kureba ikizabamo, ariko n'ubundi nta rwego rushobora kwitambika Tshisekedi mu bintu byose kuko aba bantu bisanga nta kintu yabahaye, nta kintu yigeze abima. Kandi ushobora gusanga perezida w'intuza urukiko rushinzwe iremezo ry'itegeko nshinga, umushinga yarawakira akakira wenda n'ibihumbi 100 by'idolari by'agafanta wenda ko kugura ibirayi by'abana. Ubwo ni nka 150 cyangwa 170 z'amanyarwanda. Akaba yakenyereho akabyigaho, akabwira Tshisekedi ni ibicyo ushaka kunkora. Ati ibyo ntibizamvuna, nzamagaza abacamanza banjye twicarana tubyemeze, nabo mbamenyeraho agafanta basinyeho ntereho kashe irangire. Ase ubundi ikizava muri uriya rukiko ntacyo uzi? Bazemeza umushinga. Ubu hari imibare myinshi koko irimo, n'abadukurikira ntabwo babizi ikizavamo. Ahubwo turebe kuwemeza, abantu batangire bitegura iki. Icyo mbara nuva yo menyuza nibamara kukonserita bakareba niba nta bibazo birimo, bazahita bawusubiza, nkeka bazawusubiza presidence asinye. Usohoke mu iteko. Mbese yabo bahaye ariko ubahirije amategeko, niba babana ubahirije amategeko bamusubize, nibyo bizahita ategura rero referendum uko izakorwa. Ibi ngibi nanone ku bantu babisobanura yuko bishobora kuza kuzitira cya kirego abatavuga rumwe ne bavugaga bazatanga. Kirego bazatanga sinkibona. Kugitanga bagitanga, ariko none se kugitanga buriya hari iyo uri umuntu ureba kure, ureba ibintu bimeze ukinda no gutakaza umwanya wose. Baretse kugitanga n'unde ko gitanze batsindwa. Ubundi batsindwa no kugira ngo abaturage babo cyangwa abakurikira batavuga bati kuki mugaragara ko nta kintu mwavuze cyangwa nta cyo mwakoze. Bira no kwikiza ababakurikira wa mugani wa. Bamuko twinjire rero mu ko bashobora no kubikora ibyo byose kandi ibyo byose ashobora no kubikora baravuganye bari babizeranya na Tshisekedi ukuri abazayirwa ntitwaye tubizera n'abantu utakwizera. Twabaye imyaka mu butuse sese ko yoboye ahanganye na Tshisekedi Etienne. Kumbe twaje kubwirwa yuko burya ngo Tshisekedi ari umuntu wa mubutu yateguye ku rwego rudasanzwe. Tujye rero muri biro politike y'umuryango FPR Inkotanyi yabaye nayo ku munsi w'ejo.
Perezida Paul Kagame akaba yaragarutse cyane ku ngingo zitandukanye ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko reka mbanze unyemerere duhere ku masezerano ya Washington, tuba ariko twebwe duhera. Hanyuma niduhera ahangaha, Perezida Paul Kagame yavuze ko mu Kuboza u Rwanda na Kongo basinye ari amasezerano, avuga ko ari amasezerano yitezweho igisubizo kirambye mu karere, kuko yatangaga ubusozo zo gusenya umutwe wa FDLR, u Rwanda rugakora ingamba z'ubwirinzi, hanyuma ibihugu bikanakorana mu bikorwa bigamije guteza imbere ubukungu. Perezida Kagame yakagaragaza ko nyuma abantu batangiye guhindura ibyo ibihugu byari byemeranyijweho byo gusenya umutwe wa FDLR, u Rwanda rugakora ingamba z'ubwirinzi. Akavuga ko kuri ubu byatangiye kuvugwa ukundi, aho batangiye kugaragaza ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo, nayo ikabona gusenya FDLR, ibintu bihabanye n'amasezerano. Perezida Kagame akavuga ko abavuga batyo baba batekereza ko n'ingabo za M23 zizava ku butaka bwa Kongo zikajyanwa mu Rwanda. Ati icyo ni ikintu kibyihishe inyuma, batekereza ko tuzakira M23 hano. Akagaragaza ko impaka ku kuba abagize M23 ari abanyekongo cyangwa atari bo atari ikibazo kimureba, na cyane ko hari ibyabaye byinshi nawe ataravuka, bityo u Rwanda rudakwiye kubibazwa, ahubwo byabazwa abari bahari mu gihe cy'ubukoroni. Ndagira ngo duhere kuri iyo ngingo ya mbere, duhere kuri amasezerano ya Washington, uburyo abantu batangiye kuyatekereza ukundi, kuko hari nawe yavuze yuko nyuma byaje kuboneka ko aya masezerano ibyari birimo atari byo abantu bari kubona kuri tere, ahubwo ngo byaje gusana buryo yari yakiriwe neza, nyuma byaje kugaragara yuko ari umutego uyarimo. Nagira ngo turebe aya masezerano ya Washington, ni gute umuntu ashobora kubona uburyo agenda ahindagurika, nubwo tutabonye inyandiko nyine iriho sinyatire eshatu, ariko byinshi turabizi impinduka cyangwa se kugenda abantu bahinduka muri context. Urabona bishingiye kuki, cyangwa se iyo mitego ishobora kubirimo n'igihe. Ari itangazo rya Masad Burosi, harya ni umujyanama wa Perezida Trump ushinzwe Afurika na Aziya. Yego, niwe ibyo tugenderaho nibyo wabiduhaye, nubwo nta sinyatire ziriho, ariko ryari nk'itangazo. Iryo tangazo rero ariryo ryavugaga, itangazo ryavugaga yuko u Rwanda FDL ntuza ko ngomba gusenya FDL, u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Mu minsi igiye kuza yagiye iza, ingamba z'ubwirinzi zagiye zivuga ko ari bagiye basobanura bamwe ko ari ingabo z'u Rwanda ngo ziri ku butaka bwa Kongo zirwana ku ruhande rwa M23. Nanjye nkabwibaza se nimba ariko bimeze, kuki batabyanditsemo ngo bandikemo ingamba z'ubwirinzi, bakandikamo ingamba z'ubwirinzi? Ni ukuyobya uburari. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tubare ko ari ingamba z'ubwirinzi ko twabonye byanditse. Njye mbana nta cy'u Rwanda ruhomba niba dasenye FDL zizagumaho. Ubu ukuntu bimeze mu birebana n'umutekano, niho kuvuga ngo hari ibisambo iwawe bizengurutse igipangu bishaka kwinjira bigakwiba bikanakwica. Hanyuma washyizeho senyenge zituma ibyo bisambo bitabasha kuza kukwica. Hanyuma akavuga ngo kuki udakora ibyo bisambo, izo senyenge, ukora izo senyenge, nuko izo senyenge baze bakwica. Ibyo Perezida Kagame basobanura ngo abantu bashaka kuza kutwica, ariko bakabona bakazitirwa n'ingamba z'ubwirinzi twafashe. Hanyuma banakumva ko zavaho, hanyuma icyatumye zivaho cyo n'icyavuyeho. Hanyuma hakagaragazwa n'uburyo n'abahuza b'Abanyamerika bashobora kuba bogama, bakaba basaba u Rwanda gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe icyatumye zijyaho kitavuyeho. Hanyuma kimwe, ikindi ibibazo bya Kongo birabaye mu M23 kubyikoreza u Rwanda. Urebye ejo harapure twagira nyumvisha ijambo Colonel Rugabo yavuze,
ku rundi ruhande aba bantu mu burasirazuba bwo ntibatandukanye n'u Rwanda. ngo bakubwiye yuko Rugabo yavuze ko nta kintu u Rwanda rwabimye, bityo n'umwanzi ushaka gutera u Rwanda azabanza ahangane nawe uko inzira bashaka kunyuramo ni hano bashaka guca, tuzahangana nawe. none nagira ngo winjiremo neza, nagira ngo winjiremo neza ugaruke kuri iki kintu His Excellency yavuze ko ngo hari abantu bavuga ukundi aya masezerano. Ngira ngo yavugaga kuri Masad Bros batagiye kugaragaza ko ingabo z'u Rwanda ngo zigomba kuva ku butaka bwa Kongo nayo ikabona gusenya FDLR. Ati ibyo ngibyo bihabanye n'amasezerano, nta hantu bihuriye. Perezida Kagame akavuga ko ngo abatekereza batyo baba batekereza ko n'ingabo za M23 zizava ku butaka bwa Kongo zikajyanwa mu Rwanda. Ati batekereza ko tuzakira M23 hano. Ejo mu gitondo mu kiganiro twakoze nako ko twari twiriwe ku munsi w'ejo twaraye nyine ndavuga ku wa kane, twari twiriwe uwo munsi wose abantu bari kwibaza bavuga ngo urabona ko ejo ari tariki 16 ubu 15 bibaza ko abantu basohotsemo, ari n'abari bafashe ifoto video ya M23 iri gusohoka muri Uvira, baravuga ngo ingabo z'u Rwanda M23 batangiye kuva muri Goma. Ko buri umuntu afashe video yo mu muhanda wa kaburimbo ntago amenya hariho, ariko ko tuzi ko Uvira nta matara arimo hatabonaga, nibwo twamenye ko muri sembo ni Uvira, kubera ko ntihabonaga mu gihe nzi ko Goma ngo M23 yanazanye amatara mashyashya ari economique, harabona habaye kumanywa, habaye kumanywa muri Goma kurya bintu. Ubu rero ntago isura ya Goma ntemberamo ya M23 ukazana na video ya Uvira na Uvira nayibayemo, bwa nta muntu wambeshya Uvira, abantu baho turaziranye, abacuruzi baho bambukiranya Gatumba baranzi, urumva baranzi nkorera ku mupaka Burundi, nkorera n'umuntu utaje Rive, baranzi cyane, nahuraga nabo cyane buri munsi nkora ku mupaka ku ruhande rw'Uburundi mu Gatumba. Ndabumva ntabwo ari abantu bakwirirwa rero babeshya Uvira ndahazi na Goma ndahazi. Goma ho ni mu rugo, ngo Goma uko hagaragara ndahabona. Ariko ibyo ngibyo ndaza kubigebaza nanone, kuki nasobanuye amasezerano ya Washington, sobanura abantu ngo Donald Trump niwe boss wayo, yavuze ko M23 hariya ni mu rugo. Sinjye ngo nabonye ko cyane abanyarwanda uko buri wese afata uburyo abyumvamo, tubare ko we na Donald Trump yabaze ko baba ari hariya gakondo yabo kwa sekuruza n'iki byose bisekuru byabo ni ibyahariye. Hari mu Rwanda haba Kongo isa n'itabemerera ngo bagende, ariko uba ngo bagende kuko atavugaho bajye. Nibyo Perezida Kagame yavuze ko hari abayita bongeraho ngo bagende bajye mu Rwanda. Nawe subiza ya verisiyo nk'iya Gashumba, baragenda mu Rwanda bazajyana n'ubutaka bwabo kuko niho babufite, nta leta ya Kongo bufite. Aho kantu gasubiremo, niyo mushango bagende basubire mu Rwanda, bazasubirana n'ubutaka bwabo mu Rwanda. Niba aho ntibigeze bahibagirwa n'ubwo butaka bwari ubw'u Rwanda, abo ni Abanyarwanda. Niyo mushaka kubirukana, ntabwo mu bushobozi mufite bwo kubirukana ubwo butaka ngo mubugeho, bazajyana n'ubwo butaka. Nicyo nababwira rwose. Hano bajya babyumva biri clear, tugomba dukoresha message zumvikana, ntabwo M23 ava mu mice yafashe. Ikindi ati ibyo bibazo niba nayambura ubwene gihugu ubutaka ntizaburekura. Ati ibyo bibazo byakagombye kuba bibazwa abo mu gihe cy'ubukoroni kuko nibo babikoze, nanjye byabaye ntaranavuka. Unyibutsa itangazo rya Perezida Kagame kiganajyanye n'itangazamakuru ikotono muri Benin, amajogana yagiye gusura mugenzi yarya ni Patrice Taro. Icyo gihe wari uriho? Si Patrice Taro? Icyo gihe wari uriho, ariko ejo ni amatora yavuyeho. Perezida musirimu cyane. Amaze kubona Patrice Taro bayoga n'itangazamakuru, abanyamakuru nako kwita mubaza ikibazo cya Kongo, yavuye ko ikibazo ngo yavutse agisanga nawe atakizi neza, akizi gituruka mu mizi mu bukoroni, atariko bari abantu ntabwo u Rwanda rwabakana,
n'abavandimwe ariko hari mu Rwanda baragumanye, niba birukana bwo bazabirukana n'ubutaka bwabo bagenda nta kibazo dufitanye nabo. Iryo jambo yavuze naribitse. Ni ukuvuga ngo abaturage bafite ubutaka bwabo bwisanze buri kuri Kongo. Kongo ntibemera, iravuga ngo bagomba gusubira hehe mu Rwanda, ariko mu Rwanda nta butaka bagirayo. Ubutaka bwabo bwisanze bwarataswe buri kuri Kongo. Ubwo ni ukuvuga ngo igisigaye nacyo Donald Trump yavuze ngo ntago abantu nabirukana kuri ubu butaka n'ubwabo niho gakondo. Ibindi ni ibya politiki byo kubeshyabeshya ku ruhande rwose. Nkubwire Washington ntago ishobora kuvana M23 mu buco, ntago ivana M23 mu bice yafashe. Ntago M23 izahaba, bazanahabyare. Uzi noneho kuhabavana Amerika yibeshya ikabikora kuza gatuza, byavamo icyo bita disaster ikomeye mu karere. Hanyuma tujye ku bihano ati navuga kandi buriya na Kisegedi yabyungukiyemo icyo bita AFC cyashaka kumukuraho. Kisegedi akemura ikibazo cya M23, AFC bisanga ibyo baharaniraga bitagezweho byo kuvanaho Kisegedi no gufata za Kisangani na za Karemeye hose. Muri M23 idodeye muri ibyo bice by'iwabo gusa. Ati rero ku bihano uri kwitegereza ugasanga impande zose zirimo ziravira indimwe kuri AFC M23 bayifatira ibihano. Ati nyamara wajya no kwitegereza ugasanga hari abandi bafite ibibazo ariko bakagombye ko bafatirwa abantu ariko badafatirwa ibihano. Ati ikigiye kuba wumve iyi koti, ati ibi byose birazwi, ariko ikigoye muri ibi bintu nuko hari abantu batekereza ko bazakoresha igitugu mu kugaragaza ukuri. Igikwiye gukorwa abandi mu gaceceka. Ibyo nibyo biri kuba. Uyu munsi ugize ngo urabaza bahita bavuga bati uzi n'ibindi ngiye kugufatira ibihano. Akomeza ku bihano byafatiwe u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko byabaye igikangisho gituma abantu badashobora kugira icyo bavuga. Ariko mu gusoza tugeze ku rwego bafatira ibihano M23 na FDL cyarimwe bakabashyira mu gatebo kamwe. Aho tugeze bajyaga bavuga ngo ruswa iba muri Afurika, ahubwo ruswa iyo mu bazungu niyo ya mbere. Ngo wabo yitwa lobbying. Ngo ntabwo yitwa corruption, yitwa lobbying. Hari abantu bitwa abarobisiti bagomba kujya hagati abarobisiti bo twabita abakomisiyoneri bajya hagati ya Kisegedi ndetse wenda na ntuza na leta ya Kongo na leta ya Amerika. Wibuka ko bakoresheje imbaraga nyinshi n'amafaranga menshi kugira ngo Kisegedi azahure na Trump na ntuza na Donald Trump, kandi babigezeho ntibanamujyanye se mu masengesho akavuga ijambo n'iki byose. Hari utuntu baba bakoze twinshi cyane buriya. Hanyuma amafaranga yabo bayahiriyemo y'abakomisiyoneri. Mu kanya hari ikintu warugarutseho uti bishobora kuba bibi. Perezida Paul Kagame ati gucecekesha abantu ndatekereza bigiye kuba ikibazo cyangwa gukomera kurusha uko abantu babitekereza. Kutemera ko abantu bavuga ibiri kuba, kutemera yuko abantu bamagana ibiri kuba bishobora kuzaba ikibazo uko abantu babitekereza. Ariko asoza avuga ati jyewe nzaceceka gusa ari uko napfuye, iyo niyo nzira yonyine yo kuncecekesha. Naho ngaho umukuru w'igihugu yavuze azahora avugisha ukuri, ntabwo azigera aceceka, kandi ukuri kurazwi. Abantu bose barakuzi, nuko bakwirengagiza wenda bitewe n'inyungu n'ibyo bintu byo kora twavuze by'abarobisite n'amafaranga n'iki byose. Ariko nakunze ko mu byo yashimangiye yuko M23 abanyekongo batazahunga ngo baze mu Rwanda, batazahunga ngo geraho bajya bazaguka wabo. Rwamukwaya, urabona Washington irimo imitego. Na imitego iza muri mikoro z'abanyamakuru, ariko mu kuyubahiriza umunyamerika ari very clear, ajoa role nyinshi. Nakuye ko intambara zisigaye ziro muri iki gihe
ari n'izo kurangaza abantu. Nizo umunyamerika ari gukina, nizo ari gukina, kandi kuzikina biramufasha ko hari ibintu avana kuri Kongo atavana kuri M23. M23 sara amafaranga ifite. Ariko uravuga gute yuko atari umutego, kandi ku rundi ruhande uvuga ngo M23 Washington yaziritse M23, kandi uribuka ko kugira ngo ijye kubaho kugira ngo ijye kubaho basaga nabo bafashe inzira igana Kisangani. Tshisekedi arirukanka ati mu ntabare bigende M23 kuri Donald Trump ntabwo M23 ishaka guhirika Tshisekedi, ariko AFC ni abantu barwanira ubutaka bwabo. AFC yaje ari kivuga kandi barakorana. AFC ko ntabwo irwana, harwana M23. Ariko byitwa AFC M23. None se twirwana yo ntibamo? Reka nze ngusobanurira abasirikare barwana. Ntaga muri Kongo harwana ubwoko. Ubwoko burwana ni M23 nirwana. Yayibonye adeni yarabati cyo cyerekanye kemure ibya AFC bazikemura ibindi bibazo byabo kwabo, reka nkemure cya M23 nirwana. M23 ikibazo cyayo yaragikemuye, ntago gakondo yabo bazayivamo. Gusa ntibemeye kuyirenga, niyo mpamvu bagiye Uvira bakabakura. None Rwamukwaya muri iyi minsi ko twabonaga twirwaneho ifite imbaraga irimo korana mu operation adasanzwe, ariko ikaba nayo yashyizwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabwo twirwaneho ishobora kuba hari ingaruka ziri buze kubaho, kuko twigeze kuvuga ngo niba FARDC ikoresha wazalendo, ni ngombwa yuko M23 nayo ikoresha. Ibihano bafatiwe ni ibi: harimo ambargo z'intwaro n'inuzani no kuba nanone uwo mutwe n'abawugize buriya mu minsi iri imbere. Charles Matama General yafatiwe nayo ibihano. Uravuga ko nta kintu bivuze rero kuri twirwaneho mu gihe wari umutwe wibereye aho ngaho w'abaturage baharanira kubaho? None se bafata ibihano by'imitungo yabo, ku mitungo yabo, oya ku mutwe nyirizina, kuntuza kugura intwaro. Iriya resolution bagendeyeho 1533 nifatira imitungo y'abantu bagaragara mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ikigamijwe cyane kubakumira mu kugura intwaro. Kandi intwaro bafite bazambura Leta ya Kongo. Urumva ari impact bizabageraho se? Matama afite inzu mu Burayi. None Amukwati ngenda abona nta kintu ibihano bya twirwaneho bishobora kugira ingaruka. Umunyamerika agenda balansa, ariko umunyamerika agenda balansa agumiza arya Leta ya Kongo ibiceri n'amadiri bafitanye, ariko umunyamerika agaragara nk'ubogamiye kuri Leta ya Kongo, kuko mu bihano byose afata nta sinumva yahannye Leta ya Kongo ngo ntago yabashe kunetraliza FDL. Kandi niryo pfundo ry'ibibazo biri muri Washington, ipfundo ry'ibibazo ni FDL. Ariko ntago ubona bafatirwa ibihano abanyeko Leta ya Kongo, kuko ntago yigeze inetraliza FDL, ahubwo ako inetraliza igumiza iheza intwaro. Intwaro n'ubundi bufasha bwose n'amafaranga rega ntago ibyo wabikuraho. Ariko wajya kureba ku rundi ruhande ujya kureba ugasanga icyo kintu nta muntu n'umwe ukitayeho, nta n'umuntu n'umwe ukireba. Ariko wajya kureba Rwamukwaya neza, ntabwo Amerika yanga kuba yakoma rutenderi ngo habe hazamo ikererezwa ry'ibintu Trump agende atabihaye umurongo, inzira atayiharuye neza. Ntabwo ubona ko banga gukoma rutenderi. Oya se no gukoma rutenderi, ibintu baganiriye biri clear. Tshisekedi arabyumva neza. Ibindi bigenda biza abantu batumva neza ni ibyo kurangaza abantu. Ariko uko
pozisiyo ya Amerika ihari nta pozisiyo bafite ivana M23 mu bice yafashe kandi nubwo bakoresha agatuza kabo ntabwo M23 yavamo ntibishoboka igihe niyo mpamvu Amerika yateganyije ko M23 izaguma hari ibindi abantu bazagenda babibona mu buryo mu yandi mabara atandukanye yaba y'ubururu n'umweru bitewe n'ibyo bazagenda babona muri diplomasi nk'ubu itegeko nshinga rizaza rizabambura ubwenegihugu hari byinshi bazagenda babonamo nyine tu z'impinduka abantu bazagenda babonamo tu okay Rwamukwaya sinzi niba hari icyo ushaka gusorezaho kugira ngo bakunzi bacu bari muri weekend tutabatwara umwanya munini. Nta kintu kirenze nshaka gushyiraho nuko amasezerano ya Washington ari konesa M23 nk'abakomoka muri ubutaka bwa Kivu zombi ntabwo Amerika iteganya uburyo bazahava oya yemeje ko bazahaguma uburyo bazahaguma abantu bazagenda babibona mu mabara atandukanye. Ubwo cyo navuga ni kimwe hari byinshi bagiye kuzabona bizatuka mu itegeko nshinga abantu bategereze ejo hagiye kuza hari ibindi hahishe. Administrateur Fizi yagaragaje impungenge z'uko M23 nako twirwana na M23 bari mu misozi hejuru kumanuka binjira hafi y'ibiro byiwe bashobora gufata santere ya Fizi nibyo nasoreza. Turabigaruka mu kanya muri update dushimira abakunzi bacu twabanye kuri wa gatandatu ukomeze kugira ikeneza Rwamukwaya.